na kane mu kwezi kwa 12 nibwo papa yaramaze gufatana n'undi mugore tukagana iyo nsaba biba birebire noneho niyo nsaba aradukubitisha twangisha papa burundu yo biba bibi mama atangira gukubitwa turakubitwa umva bibi intambara ndende birakomeza noneho biza kugera 95 ngira ngo mu kwezi kwa 12 nibwo papa yashatse undi mugore noneho nawe azari kasha yaba yisiza amavuta papa yaziranaga n'umuntu wisiza amavuta yaba yisiza amavuta papa yaza agahita avuga yuko atari we wisiza ari twebwe hanyuma uwo mugore ntabaciye mu ijambo nawe yamuzanye mu rugo mwabagamo twebwe papa ntabwo ashaka umugore ngo ajye kumushyira hirya yamuzanaga mu nzu bakabana na mama mu nzu natwe mama akadutoza ko ari ba mamdogo mama ntiyigeze yemera n'umunsi n'umwe ko twita ba mukadata ngo ni ba mukadata twamenye ko ari ba mukadata dukuze kuko hari igihe papa yajyaga ataha shaka kubwira abapapa bigize intare mu rugo ngo ibyo ukora byose ingaruka zizagaruka kuri wowe ntabwo zizagaruka ku bana bawe gusa yajyaga ataha mama yicaye arimo atwigisha umva mama yari mwarimu kazi turimo turigera ku gatado wa mama arimo aradufasha turicaye muri salo kugira ngo twumve ko atashya ubwo umva n'imbeba yari iri muri salo yahitaga yibwiriza tukisinzira tugenda tukaryama tukisinziriza ngo ataza akanumva yuko twari tukiri maso bivuze ngo wa mugabo we cyangwa se wa mupapa we uzi ko ukorera ihohotera urugo rwawe ibyo urimo ukora bizakugaruka igihe gikwiriye nushaka uhinduke ukunda abana bawe utetesha abana bawe kuko nibo bazagutetesha mu gihe nk'iki ni ukuri reka nkubwire uyu munsi nubwo papa tumufasha tumurwaje tumushajisha ntabwo tubikorana umutima mwiza kuko hari n'igihe kaza turi abantu rega ZOOM TV24 tubahaye ikaze mwe mwese mukurikiye ZOOM TV24 nk'uko bisanzwe dutangira tubasaba gukora subscribe no gukanda kuri likes ndetse munakanda hariya hari akazogera kugira mujye mukomeza mubona amakuru yacu uko tuyabagezaho nk'uko mubibona imbere ya kamera ya ZOOM TV tubafitiye umutumirwa wacu ni umukozi w'Imana ni rwiyemezamirimo ukomeye ni umuntu ufite ubuhamya bukomeye yaciye muri byinshi bikomeye yaciye mu buzima bugoye ariko hamwe n'Imana iramushoboza imuteza imbere ubu ni umuntu ukomeye nk'uko mubibona ibi byose nibyo kandi yahereye kuri zero umutumirwa wacu reka tumwakire mwaramutse neza mwaramutse reka tubahe mikoro mutangire mwibwira abakunzi ba ZOOM TV24 hanyuma munabagezeho ubuhamya bwanyu kuko mujya mu bigenza murakoze cyane amazina ni Evangeliste niyo nagira Eliane nk'abandi umubyeyi ndi mama w'abana 4 abo nibo nabyaye mu nda yanjye ariko muri rusange abana ndera cyangwa se abana nareze bo ntabwo kugeza isaha navuga ngo ni 10 cyangwa ni 20 kuko abo maze gushingira ubwabo ni 4 harimo abakobwa 3 n'umuhungu hari n'abandi bakiri mu rugo abo nareze bo ni benshi cyangwa nabo nkirera ngira ngo reka mbari ko mvuga abo 4 nabo nabyaye mu nda yanjye ubuzima busanzwe rero ndumuvuga butumwa nk'abandi na rwiyemezamirimo nk'uko mwabibabwiye kandi iyo mirimo yose nkabanyifatanya n'ubundi no kuba umubyeyi cyangwa se no kuba nyina w'abana umugore mu rugo nk'undi jambo dusanga mu bacamanza rivuga ngo Debora ngo yari umuhanuzi yari umucamanza w'Abisiraheli ngo kandi umugore wa sinjye nibagirwa ko ndi umugore izindi titire zose nagira kuba rwiyemezamirimo kuba umuvugabutumwa kuba umukozi w'Imana kuba byose ntabwo binkuraho ko ndi umugore bishimangirwa n'iryo jambo ngo umugore wa kuko njya muhango y'aba Bibiliya idashimangira stati y'umuntu cyangwa se mu kinyarwanda sinzi ukuntu nabivuga stati y'umuntu nabo ni nka akamero kengira ngo iyo aba Bibiliya itabishimangiraho ni yari kugerekaho yuko Debora ari umugore wa yari kuvuga gusa ko yari umucamanza yari umuhanuzi mbese yari intwari yari biki ariko kugira ngo Imana ishimangire izina umugore
igerekaho yuko ari umugore wa ishyiraho n'umugabo we Mukarapidote, kuko umugabo we yitwaga Rapidote. Ngo rero sinjya nibagirwa nanjye kuvuga uwo mwimerere wanjye, sinjya nibagirwa kuvuga icyo cyubahiro Imana yampaye cyo kwitwa umugore, kuko siko bose babibonye. Mpamya ko no mu bo twavukiye rimwe harimo bamwe bakiri abakobwa, hari n'abavutse mbere yanjye uyu munsi bakiri abakobwa, hari n'abavutse mu gihe wenda cyaba mama bakiri abakobwa, ariko jyewe nshima Imana cyane ko uyu munsi mfite titre ivuga ngo ndi umugore wa. Iyo ni titre ikomeye cyane kuruta izindi zose mfite. Yego, mufite titre ikomeye cyane yuko ubu witwa umugore, niyo titre iri hejuru y'izindi zose wumva uri proud yayo. Nyuma mbere yo kuba umubyeyi, mbere yo kuba umugore, mu bwana bwawe ufite ubuhamya bukomeye, waciye muri byinshi. Reka twongere tuguhe ikaze utangire muri bwa buhamya bwawe, kuko hari benshi babwumva bwubaka, hari benshi buhindura. Nicyo twagusuriye kugira ngo duhe ubwo buhamya kuva hasi kugera ubu ngubu mu magambo ugiye uvunagura. Rero ZOOM sinzi ko wabateguye amasaha angahe yo kuganira nanjye, kuko ubuhamya bwanjye bwose bushobora gufata n'amasaha 3 cyangwa 4. Ntabwo ronzi yuko mu minota mikeya mfite aka kanya, kuko urabibona usanze ngiye ubu dufite saa 7 n'iminota kandi saa 8 hari ahantu ngomba kuba ngeze. Ntabwo nakubeshya yuko ubuhamya bwanjye kuva mu bwana kugera uyu munsi nabuvuga muri iyi minota mike mfite. Sinzi niba washaka ko nahera ku kihe gice wenda tukakigira seri, tukabugira seri, wenda tukazafata ikindi gihe, ariko bwose byo ntago byakunda. Ubwo cyerekanye n'ingenda mfatamo kamwe. Bakunzi ba ZOOM TV murabyumva, afite ubuhamya burebure cyane, ariko ndumva twahera hasi, kuko ubuhamya tugiye tubucamo nyine ntago byaba ari byiza, ariko twahera hasi ukiri mutoya, imibereho yawe ukiri umwana, hanyuma muduhe nk'iminota mike mutugenera, tuzagaruka kubagezaho igice cya kabiri nimba bitabagoye. Okay, ubwo ntacyo, reka dukora ubwo ngubwo bwo mu bwana. Amazina yanjye n'ayandi nayavuze, nkaba mfite imyaka 33 uyu munsi. Sinzi niba ushaka ubwuko jyewe nabaye, cyangwa se niba ushaka ubw'uburyo nabanyemo n'ababyeyi banjye, kuko akenshi nibwo bakunda kumbaza. Sinzi ubwo wifuza ubwo ari bwo. Okay, navuga ko ndi imfura ya mama na data, ariko sindi imfura kuko uwo nkurikira yarapfuye. Njyewe umunsi mvuka navutse iwacu barimo kuva ku kiriyo cy'uwo nkurikira. Ubwo navuga ndi umwana wa kabiri, ariko ndi imfura kuko nijye uhagazeho. Maze kuvuka igihe kiragera, mama nkurikije ansubiza iwabo kugira ngo mama we amufashe kundera, kuko nari nkurikiwe n'ubundi ndi mutoya. Ari naho njya mpera mbwira abantu ngo kubyara indahekana biravuna, kuko ubuhetse umwe n'undi agashaka kujya mu mugongo, ubwo ndabifatanya no kubwiriza cyangwa no kwigisha. Rero mama nawe byaramugoye, nk'umugore wari umugore wo mu cyaro icyo gihe, ntago twabaga mu mujyi, twabaga mu cyaro muri village. Yari afite amatungo agomba kwitaho, yari afite imirima, yari afite ibintu byinshi agomba kwitaho. Biba ngombwa ko jyewe nsubira kwa nyogokuru ubyara mama, mbariho njya kurererwa. Njya nicara nkabaho niba hari umuryango narerewemo ngateta ngatengamara ni iwabo wa mama. Niyo nza kugirirwa ubuntu bwo gukomeza kurererwayo kugeza nshingiwe, ngira ngo sinari kuzigera mpura na struggle nahuye nazo mu buzima, kuko niho hantu nabaye, n'icyo nshaka, nk'icyo nshaka, mpekwa. Nyogokuru yaranyenyeje kugera niga, nkajyaga mva ku ishuri ngatoroka nkajya konka, kubera ko nyogokuru yarankundaga cyane. Marume wanderaga yarankundaga cyane, n'ubu marume sinjya mbasha kumufata nka marume, mufata nka papa, kuko niwe papa nzi kuva ngicuka. Nzi ko nambaye urukweto rwiza nduguriwe na marume, nambaye ikariso nziza nyuguriwe na marume. Nijye mwana muri karitsiye watungaga indege, twari dutuye muri village. Marume yari umugoronome ahantu bitaga Ikaruzi ni Burundi, ariko iyo yajyaga kuza yanzaniraga imodoka, yanzaniraga indege, yanzaniraga udukinisho dutandukanye. Muri make nari mu bana b'abasirimu babayeho icyo gihe. Ariko igihe cyaje kugera, numva mama yagiye Tanzania muri 91, sibyo? Muri 91 nibwo mama Muramba barambajije mama, kuko niwe wibuka icyo gihe ngiye nari nkiri umwana. Mama yagiye Mwanza muri 91, kuko ariho papa yabaga ari naho yakoreraga. Njyewe sigari iwabo wa mama,
na murumuna wanjye unkurikira. Noneho igihe kiza kugera sogokuru byara papa ko niwe wari wasigaranye inka z'iwacu n'ibindi byose agashaka kuba ari we wigiraho access, biba ngombwa yuko aza kudutwara. Ariko mbere yuko adutwara murumuna wanjye yarabanje nawe ararwara araremba, nawe 92 bahita bamutwara Tanzania, nawe asanga ababyeyi. Nje rero n'ubundi ababyeyi narinzi nyogokuru, niwe narinzi ko ari we mama. Ndibuka hari n'umunsi papa yageze kuza, yaje ari ku cyumweru, papa yakundaga kuza ari ku cyumweru, yazaga kwa gatandatu nimugoroba, nje namubonye ari ku cyumweru mu gitondo. Noneho murumuna wanjye arirukanka aramuhobera, njyewe kuko namufataga nk'ibisanzwe sinari ko ari papa. Arambwira wakimara ngwino ndamutse. Nigendera nyine bigura intege, numvaga ari umuntu usanzwe uri aho ngaho. Arankubita, namanutse kwa nyogokuru niruka, njya kubaregera ngo umugabo wabanshira arankubise. Aramaza ngubaye iki nisi umugabo wabanshira se unkubise, kuko ntago numvaga ko ari papa, nari ko ari umugabo wa Beransira nyine, kandi Beransira ari mama. Rero ntago papa nigeze nkuramubona mu maso yanjye ngo mubone as my father, andere nkuko abandi bana barerwa na papa na mama, oya, ahubwo nakuze nyogokuru na sogokuru na marume bo bandera. Ubwo rero icyo gihe nyine nagumye kwa nyogokuru. Sogokuru rero bose bamaze kugenda ashaka kwigarurira imitungo y'iwacu. Ntago byari gukunda yuko ayigarurira, na nyogokuru ndera yarakeneye amata yo kumpa, yarakeneye ibintunga n'iki, sogokuru aho yaje kuhankura nabi. Ariko mbere akantu njya ntindaho cyane, kuko niko kahigaga uwundi we kurusha ibindi byose. Mbere yuko mama yuko ajya Tanzania, mama yaje kurwara ukuboko ikibyimba. Icyo gihe sogokuru yari yarajyanye umugore we mutoya, yari afite abagore banza ari 3 simbeze, 2 nibo babaye mu rugo, ndumwe babyaranye gutyo. Ajyana umugore we mu Barungi Tanzania, noneho abazanye umukuru w'Abarungi bari bazanye n'abandi barungi benshi nyine baje baherekeje nyogokuru mukase wa papa. Noneho ashaka no gutwara mama mu Barungi, mama aramwangira, arabyanga burundu. Mama niko kuza kujyanwa Tanzania kujya kuvuzwa. Muri cyagiro yazanaga Barungi, bamubwiye ko iwacu bashaka kuhashyira ururembo. Babivuga mbyumva, bavuga nibyo bagomba gukora n'ibiki byose. Umwana wa nyirakurumba nirukanse njya kubikoza nyogokuru nyine ubyara mama. Nyogokuru ubyara papa we yarasengaga, n'ubu aracyariho we. Ni umukecuru mukuru cyane ushaje kabisa, wandi utakinumva neza utabona, ariko arahari. We rero ntago bajyaga babimujyanamo ibyo. Noneho ndiruka nkambibwira nyogokuru ubyara mama, arambwira ati abo bantu ni amagini, bakorana n'amagini. Twebwe iwacu nyine twakoreshaga igiswahili n'ikirundi, amadayimoni nyine bayita amagini. Ntiwemere ibyo bintu. Ubwo nyine sogokuru yaravuze, barambwiye ngo agomba kubaha umukobwa ukiri isugi, akaba ari wuba umugirwa. Arabwira ngo mu bakobwa be ntago yizeye ko bakira amasugi, ngo kuko bose barakuze. Ariko yari afite umukobwa, uwo mukase wa papa abereye nyina, ariko yari umwana. Aravuga ngo bashangazi bandi ntabizeye, atari ko mfite umwuzukuru. Ahita avuga nyine njyewe. Ndiruka rombikoza nyogokuru ahita ambuza ngo simbyemere. Tibara abantu bakorana n'amagini, ntubyemere. Ubwo namaze kubibwira nyogokuru, nsubiyeyo nsanga already bazamutse bagiye iwacu mu rugo. Basanga nyine mama ari mu rugo, bamubwira ibyo baje kuhakorera, mama arabyanga, babikora ku ngufu. Noneho mama hari icyuma yari yaratiye ku muturanyi wacu, yarimo akoresha mu gikoni, baragifata bari cyo bashandagisha mu bicaniro by'inka, mu rugo rw'inka, mu gikoni, ahantu hose bagenda babishyiramo, ngendemo mbareba. Ariko mama ahagaze nk'ariya nyine yabitaruye. Barangije bafata cya cyuma, sinzi ibintu Masine yagitongere, aravuga nyine uwo mukuru w'Abarungi, arangije akimanika hejuru. Umva kwihangana byarananiye. Nahise niruka, urumva bamaze kumbwira already ko bakorana n'amagini, namaze kubyumva ko nabarozi. Nahise niruka nkagenda kwa wa mama wadutije icyuma, ndamubwira mama Gishwabunga, yari afite umwana tungana yitwa Gishwabunga. Ariko uyu munsi ntari kirigiye twa nyine, ni umugabo mukuru, numwe mu bapolisi b'u Rwanda. Nabigenda mbwa mama Gishwabunga, uzi ibintu babu yakoze, yafashe icyuma cyawe agishyiramo amagini ye arakimanika. Uwo munsi mama baramureze mu rugo, bajya mu rubanza baratsindwa nyine, babarihisha icyuma. Sogokuru rero arangije nyine duhamagara kugira ngo adushandaga dushyiremo imiti. Ariko kubera ko jye nari nzi ibanga nyogokuru yari yabimbwiye,
bashandaze hano inkovu imwe urayibona bashandaze gatoya bagiye gushandaga kandi mbashikuza ukuboko ndirukanka ni nako kunkeba cyane hano ndabyanga noneho bahita basubirana none he kwa sogokuru ariko ibyo bakoraga byose nari nuriye igiti cya avoka ndimo mbareba nkajya manura amavoka nkabatera cyari kiri mu rutoki kwirembe iwacu nuko noneho turangije basubira kwa sogokuru bagenda bajya gukora ibyabo nyine barangije manukayo ubwo nasubiye kwa sogokuru kujya kureba fayina uko bigenda noneho nsanga Masine arimo arabwira uwo sogokuru aramubwira ngo shyira mbere sogokuru twagashyira mbere ngo shyira mbere ngo uriya mwana ngo ikimana kimurimo kirarusha imbaraga Imana yanjye uriya mwana nutamwica azakwica nabwo nahise nirukanga kwa nyogokuru ni umuntu niyumvagamo njye nyogokuru ataranapfa n'umuhungu yaranteretaga ngahita mbimubwira niyo wambazaga gusa ngo witwa nde ibeshyo nambwire ngo uri mwiza nahitaga nirukanga nkabibwira nyogokuru byose nkamubwira runaka yambwiye ibi n'ibi kuko nyogokuru nakuze turi aba best friend cyane ubwo nahise ngenda ronda bimubwira ibyo Masina bwe sogokuru arangije arambwira ati humura mwana wanjye ntacyo uzaba kuva uwo munsi natangiye guhigana na sogokuru ubwo nyine hashize igihe gitoya ndumva nta n'ukwezi kwashize mama bahita bamutwara Mwanza papa ajya kumuvuza ku ivuriro bita Bugando umwaka umwe murumuna wanjye nawe agira ikibazo cyo kubyimba inda nawe baramutwara bajya kumuvuza Mwanza nsigara rero imushiha nyine nsigara kwa nyogokuru byara mama n'ubundi sogokuru byara mama we yari yaramaze kwitaba Imana na ba marume umwe yari yaragiye i Burayi undi yaramaze kuza ku rugamba noneho ari twe dusigaye twenyine nuko noneho sogokuru atangira kujya tubuza guca igitoki mu murima w'iwacu atangira kujya tubuza gukura amateke atangira kutubuza umurima w'ibijumba atangira kutubuza imyumbati mbese twima uburenganzira ku mitungo y'iwacu ariko cyane cyane uwo yahigaga yari jyewe urumva byanze bikunze imyuka ibiri yari turimo uwari undimo n'uwari umurimo byari bitandukanye noneho igihe kimwe tuza kujya gukura ibijumba njye na musaza wanjye kwa mama wacu twabanaga kwa nyogokuru none turi mu gishanga turimo njye naramuherekezaga nyine tukazamukana urumva njye nari umwana ntago nabashaga gukura nta nubwo nabyikoreraga tugeze mu rugo dusanga sogokuru yateye kwa nyogokuru araza aratongana cyane aratongana arangije asubira mu rugo agenda azana inkoni aje asanga nyogokuru arimo kuronga ibijumba ashyira mu nkono twatekaga nyine mu nkono z'ibumba ubwo agiye gukubita nyogokuru inkoni nyogokuru arakwepa ya nkoni ihita ifata ya nkono inkoni ihita isandara ubwo njye nahise njya kwegura nyogokuru aba arambonye ahita amfata ahise afata kano kaguru k'iburyo yanjyanye ankurura nk'agahene ankurura inyuma ye nyine induru ziravuga muri village abantu barahurura baraza aranahanwa arafungwa kuko yateye urugo rwo kwa ba mwana we ajya kurwanayo arafungwa noneho afunzwe mu batangabuhamya nagiyeyo baravuga abantu bose barababaza noneho barangije ndabyibuka kuri brigade n'ahantu bitaga muri Ngoma barambaza byagenze gute byose ndabisobanura ukuntu byagenze mu buzima bwanjye sinjya nibagirwa ikintu cyose nibone n'amaso yanjye cyangwa niyumviye ntago nshobora kukibagirwa nuko ndabisobanura byose ukuntu byatangiye arangije sogokuru atambwira ati niyo bari abakuru baba bakwanga bakakubeshyera ntago uyu mwana w'imyaka ingana gutya yakubeshyera sogokuru ahita bamufunga yari yabihakanye ko atigeze ahatera atigeze amukubita mbese byose yari yabihakanye ubwo bahita bamufunga icyo gihe bamufunze nahise nisubira kwa nyogokuru nyuma igihe kiragera ba data wacu baraza nyine binginga nyogokuru bamusaba imbabazi n'umugabo wa shangazi barangije nyine baragenda baramufunguza sogokuru araza umunsi ava muri gereza uwo munsi yari ayantemye nyimara kumenya ko bamufunguye nahise nirukanka nsubira iwe kuko none iyo asanga nagiye kwa nyogokuru yari kuza akanyicira umukecuru ubwo nahise nsubira iwe aje asanga nicaye nyine ndimo kuronga ibijumba n'ubundi shyira mu nkono arangije aza afite umuhoro ahita ntema maybe ko yaragiye nko gutema mu mutwe simbizi kuko umuhoro wo gufata umutwe wafashe hano n'ubu inkovu hano haba igikovu kinini cyane akaboko gahita karatakara noneho agiye gusubizamo hari umukecuru witwa Miburo ni mukase wabo na mama
abamuturutse inyuma ahita amufatira ukuboko hejuru bararwana aramwirukankana umukecuru arirukanyira arahunga undi araza ahita amfata agenda njugunya muri gatanyi zari ziri mu rutoki kwa sogokuru hagati yo kwa sogokuru no kwa nyogokuru byara papa hari harimo gatanyi aragenda rero anjugunyamo mbama aho ngaho none yari afite akana gatoya kitwa Nsenga ariko twamwitaga agahembe nyine akiri umwana aba yambonye ahantu njugunye akajya yiba amata akaza akansuka akoresheje agakobokobo k'insina igihe kimwe rero aje asanga ameze nk'uwapfuye nta kibasha no kureba na ya mata yansutse abona ntago ndimo nyanywa ngo asanga injangwe zirimo kurya muri cya gisebe ahita yiruka nkajya ahantu muri Mayaga aho Masenge yabaga nyine ukurikira papa aragenda arabimubwira shangaza arazazana na muramukazi we Twaganiriye agafirira baraza ahita bankuraho banjyana ku ishantiye ni ikigo cy'abadive cyari kiraho hafi banjyanayo umuzungu wahakoreraga ndebye bamaze kumvura nyine ngo arababwira ngo uyu mwana nta myaka 15 yo kubaho afite ngo ibihaha bye byaraboze inyo zarabiriye uno mwana nta myaka 15 azamara azarwara igituntu kimwica ahubwo ndashima Imana ko bamaye 15 already ubwo nayo ifite 5 haburaga 10 uyu munsi ngeze 33 nta n'inkorora ndarwara ngo imara icyumweru n'ubuntu bw'Imana ntabwo ari jewe ubwo shangazi nyine yaramvuje ariko ahita natumaho papa ahita yandikira papa icyo gihe nta telefone zabagaho nta kintu na kimwe ahita yandikira papa nyine amutumaho yuko muzehe yantemye arabimubwira byose n'ukuntu umeze atari ku naramutwaye uzaze kumutora sogokuru amaze kumenya ko ndi kwa shangazi uzi ko yateye yakaza kurwana ku mukwe araza peza n'icumu ibiti byose araza risaza avuga ndabica mwese nyiragafirira arahagarara aravuga tumva wamenyereye gutera kwa ngomba ni wabo wa mama aha ni kwa biturana ibeshyo hagere ndakwiyicira none ntabwo nitaye yuko uri sebuko ya musaza wanye ndakwica shangaza afata inkoni abitwaga ba mukakamari twa duturanye bafata inkoni ba nyiragafirira nyine ngiye urumva sinabashaga kugira ikintu kimwe nkora kuboko kwari kuziritse kanari n'umwana gusa abandi bana bari baje baramproteja duhagarara tureba intambara gusa ubwo twaya twogeza shangazi bumukubite nuko bashangazi barandwanirira shangazi aremera hangana na se barandwanirira ubwo sogokuru aragenda kuva ubwo nyine nsa nurokotse gutyo igihe kiragera papa araza arantwara papa yanjyanye muri 93 nibwo yanjyanye ngewe Tanzania ndumva hari mu kwezi kwa 4 hari mu kwa 4 maybe ko hari mu kwezi kwa 4 arantwara njyana Tanzania twajyananye n'undi mwana twe duturanye nawe se yabaga Tanzania papa araza dutwara twembi tujya Tanzania ngeze Tanzania no kuri pe nabayeho nanone ntese nahise nongera nsubira mu butesi Tanzania sinigeze mbona papa ari mubi Tanzania nabonaga papa na mama bakundana yego wenda n'umundi nyine kwigira mu bagore be byari bisanzwe ariko mama nta kintu byamuhungabanyagaho natwe ntacyo byaduhungabanyagaho ntiyadukubitaga yakubitaga umwana yakoze ikosa bisanzwe 94 nibwo twaje mu Rwanda ubuzima bwacu rero noneho bwabaye bubi muri 95 guhera 94 mu kwezi kwa 12 nibwo papa yaramaze gufatana n'undi mugore tukaga niyo nsaba biba birebire noneho niyo nsaba aradukubitisha twangisha papa burundu yo biba bibi mama atangira gukubitwa turakubitwa umva bibi intambara ndende birakomeza noneho biza kugera 95 ngira ngo mu kwezi kwa 12 nibwo papa yashatse undi mugore noneho nawe aza ari kasha yaba yisiza amavuta papa yaziranaga n'umuntu wisiza amavuta yaba yisiza amavuta papa yaza agahita avuga yuko atari we wisiza ari twebwe hanyuma uwo mugore ntabaciye mu ijambo nawe yamuzanye mu rugo mwabagamo twebwe papa ntabwo ashaka umugore ngo ajye kumushyira hirya yamuzanaga mu nzu bakabana na mama mu nzu natwe mama akadutoza ko ari ba mamdogo mama ntiyigeze yemera n'umunsi n'umwe ko twita ba mukadata ngo ni ba mukadata twamenye ko ari ba mukadata dukuze ubundi twabaga tuzi ko ari ba mamdogo mama kenga inzoga mama gateka mama gatumira abantu mama akagira gute papa akakora ubukwe twese tukaba tuzi ko nyine papa yarongoye kandi twumva n'ikintu bidutwaye twaje kumenya mukaso n'iki dutangiye gukubitwa ubwo
noneho niho ubuzima bwacu bwabereye bubi cyane. Papa atangira kudukubita, papa atangira gukubita mama, papa atangira gutesha mama agaciro, akamukubita imbere y'abo bakeba be, akamukubita imbere y'abashyitsi, umva biba bibi. Noneho jyeweho rero mpita mbikihebe hari ikindi kintu twapaga na papa kindi gikomeye cyo ntago ari ngombwa ko nyivugira kuri social media kuko already naramubabariye. Biba bibi, papa turahangana, noneho bigera ubwo mama bigejeje 96 ndibaza, sinibuka neza ukwezi, mu rugo haje inzoka iwacu. Haje inzoka yajyaga gusa n'aha ngaha n'aka kantu ka oranje akakaha. Inzoka iraza ishaka kurya umwana murumuna wanjye papa yabyaranye n'umutanzaniya. Inzoka iramuzengereza, imubuza amahoro, umwana akiruka nk'akayihunga. Ubwo nyine mama yari umwarimukazi, yabaga yagiye ku ishuri. Muka data niba yari yagiye mu gishanga, niba yari yagiye kwahirira inyana, ntabwo nibuka ahantu yari yagiye. Inzoka iratuzengereza, inzoka itubuza amahoro. Ubwo nari mu rugo jyewe n'ura musaza wanjye wakoze ubukwe ejo bundi n'uwo mwana w'umukobwa nyine. Murumuna wanjye unkurikira nawe yari yize igitondo. Noneho bigezeho mfata inkoni, ndwana na ya nzoka, nayikubita inkoni ikidunda. Inzoka ikankwepa ikajya munsi y'imitiba, nkayikurikira, ikajya mu kiraro nkayikurikira, kugera bigeje nka 4:00. Hari umugabo witwa Narisisi twari duturanye, ubu yitabye Imana, abaraje. Aje arambwira ariko uri mubi, namwe ndimo ndica inzoka ishaka kurya Murekatete. Ambwira ngo have iyo nzoka itakurya, mutavuga ngo ndayica mu izina rya Yesu. Ntabwo nza hano byavuye ko ntago twasengaga bisanzwe nyine mu baporo, ariko bitadufasheho. Nabwo hasengaga jyana murumuna wanjye gusa, nabwo tukajya gusenga kenshi twihishe. Papa yangaga ko dusenga, twajya kujya gusenga tugafata amajerekani ngo tugiye kuvoma, tukagenda tukabitsa amajerekani kwa marene wanjye muri batisimu, niwe nyirabukwe ura musaza wanjye. Tukabitsa ya majerekani tukajya gusenga, cyangwa tukabitsa amajerekani tukajya kwigira umubatizo. Twarinze tubatizwa papa atazi ko twiga. Twatinda nyine tukaza akaduhonda, ariko atazi iyo tuvuye. Akabazi ngo ni urugomo bisanzwe, twagomye ku mugezi, ariko twabaga twagiye gusenga. Ubwo icyo gihe rero iyo nzoka namaze kuvuga ngo ndayica mu izina rya Yesu, sinzi ukuntu nayikubise mpita nkubita mu umutwe itusandara. Narisisa ahita aza nawe aramfasha, ahita amfata nyigizayo, iyo nzoka irekeraho, yahise ipfa. Ariko ubwo ako kanya nahise ndwara paralize, aka kaboko kahise gatangira karatitira. Ndatitira nyine, bigenda bifata uruhande rwose. Byaje kurangira ndwaye paralize, namaze umwaka wose ntiga, ndyamye mu rugo ndwaye paralize. Abantu wagomboraga arangombora biranga, ko ntago mama mu mafuti papa yakoze, ntago papa yageze ajya mu bapfumu, nta nubwo yageze yemera ibintu by'ibinyarwanda. Uwo musaza akaba niwe yanjyanyeho, barangombora biranga, bampa imiti yo kunywa biranga, bahita babireka, bandekera mu rugo kwa muganga, banyandikira inshinge, bakajya bazintera. Naterwaga mu gitondo saa 6 nimugoroba, biranga. Ariko ikintu kimwe gitangaje, 97 marume yaje kudusura, yari umusirikare icyo gihe, aza kudusura. Ageze mu rugo, sinzi niba ari mama wari wamutumyeho, ntago mbizi, mama ntago icyo kintu ndakimubazaho. Ahageze mama ahita amubwira ngo antware, babigambana bonyine, nge ntanabizi. Arangije ahita ansaba papa amubwira ngo ubuse ngo iki kimuga cyabaye gutya ngo urakijyanaye. Ati ntacyo, reka mujyane ajye gusura nyirakuru, dore niwe wamureze, niyo yanapfa byuza azapfe nyirakuru amubonye azagaruka. Rero marume yantwaye, papa azi ko nzagaruka, ariko mama yarampungishije kuko byanze bikunze jyewe nagombaga gupfa. Ubwo nyine mama arampungisha, ngaruka iwabo gutyo. Ngeze hano, ubwo mama yahise atuma mu byomba nyine ngo papa naza kuntora nyogokuru azabyange. Igihe cyarageze, papa aza kunyitorera wenyine, ntago yohereje mama cyangwa undi muntu, yarateze wenyine ava Kirehe. Twari dutuye ku mupaka wa Rusumo, ahantu bita Gatarama, ni mu murenge wa Kigina. Aza kuntora, ageze i Kigali, twabaga mu Gatsata. Nyogokuru aramwinginga, aramubwira ati dore umwana yaramaze gukira. Twagiye kugera muri gare Nyabugogo, nakize. Ntabwo nari ngipararije kwa kundi twaje ntabasha kwicara ndyamye kuri mu byomba, ariko twagiye kugera Nyabugogo nicaye. Ndibuka ko sinzi n'ahantu twari tugeze, kuko urumva nari umwana, ntago mpibuka. Nari mfite imyaka 11 icyo gihe.
niba ari Rwamagana niba ari Kibungo ntago mpazi namusabye ko njya kuri toilette ndahaguruka ndijyana aramerekeza gusa ariko nijyana nari maze umwaka ndyamye hasi nterwa inshinge ntabwo ku gutwi kwanyeganyagaga gutya kwari kwarabaye igiti iri zuru ryarabaye igiti umunwa warahengamye ukuntu iri jisho udashobora kurikanura cyangwa ukuboko kudahina ukuguru mbese nari pararize n'abaganga babwiraga mu rugo ngo ningira ibyago bikarenga bikaza hano ibumoso nzahita mpfa kuko pararize yari yarandenze birarekera papa uriya mwana Divine uriya musaza wanjye yashatse niwe wajyaga aza kuntera inshinge yari umwarimu ariko kwa muganga baramwigishije ukuntu agomba kuntera kuko kunjyana kwa muganga buri munsi hari ahantu h'ibirometero hafi 3 mu rugo byarabavunaga nuko birangira ngize gutyo nta vuriro ngiyemo ndaza ngeze kwa nyogokuru mbayo ndatuza ndongera ndateta nsubira mu buzima bwo guteta zanko ni papa yankubitaga ndazibagirwa ryahohoterwa nakorwaga riba rirashize asigaye mama sigara hanganye n'ubuzima bwo gupfira barumuna banje basigaye y'inyuma ariko muri umuntu wanjye unkurikira we yari best friend wa papa cyane ku buryo niyo yakoraga amakosa twe twarayakubitirwaga niwe mbese niwe mwana navuga ngo utigeze ahura n'itotezwa rya papa ariko nawe byamugezeho gakeya wenda we ntibyabaye cyane nkatwe ariko nawe byamugezeho gake kuko hari igihe papa yageze kumukubita muvuna umugongo ni byinshi ariko muri byose mama akadutoza kwihangana mama akatubwira ko papa dukunda mu bintu byatumye ejo bundi mama amuvugira uriya muvugo abantu benshi bakanabyibazaho njya ntangarira mama ni abagore bake ababona umugabo afite umutima wa kinyamaswa umugore akabwira abana ko papa bakunda no papa ntabwo abanga birabakorera bakunda abana banjye no kugira ngo muzabe abantu b'abagabo no kugira mbese mu bagahora twereka ko ibyo papa akora ariko kuri akatwereka ko twebwe ariko abanyamafuti aho dukurira niho twaje kumenya agaciro ka mama nakahe kumbe kuki mama yanze kutwahukana ngo atujyane ese kuki yanze kudutangwa agende niho uriya muvugo wavuye wo kuvugira mama burya ntabwo ubwiza ari isura gusa ubwiza ni umutima ubwiza ni umuco ubwiza ni ubunyangamugayo ubwo rero nabaye kwa nyogokuru mpita nongera ntangira kwiga ubwo 9 mu kwa 9 nibwo natangiye ishuri ntangira nyine hari mu Gatsata kuri école primaire ya Gatsata hari n'umuntu nigeze kubona komanta ku kiganiro nakoranye na Sabe avuga ngo mu Gatsata nta primaire hari primaire yo kubigega igera mu wa 3 hari na primaire yindi itangira mu wa 2 nayo iri hano hafi yaho bita kwa Jerome igera mu wa 6 ngero niho natangiriye mu wa 4 barabaho da Pacifique twariganye même classe mama we yari responsable wacu rwose abantu bavuga ko mu Gatsata nta primaire hari babimenye ko irahari niho nize kuva mu wa 4 mu wa 5 mu wa 6 ndatsinda banyohereza kwiga by'Imana fiye natsindiye ku manota meza cyane nari umuhanga pe ibyo byose byambagaho nta cyambuzaga kwiga hari n'igihe papa yaturazaga hanze mugacya tukajya ku ishuri mu kizame ngatsinda nkaba uwa mbere ntago rero byigeze biduhungabanya twebwe ngo bitubuze kwiga cyangwa bitubuze ubwenge n'iki oya kuko mama yahoraga dukomeza ariko ngeze kwa nyogokuru noneho byariyongereye amanota najyaga mbona ndepfiriya yariyongera ko noneho ndiga ntuje ndiga mbasha gusubiramo amasomo yanjye kuko hari igihe papa yajyaga ataha nshaka kubwira abapapa bigize intare mu rugo ngo ibyo ukora byose ingaruka zizagaruka kuri wowe ntabwo zizagaruka ku bana bawe gusa yajyaga ataha mama yicaye arimo atwigisha mama yari mwarimu kazi turimo turigira ku gatado wa mama arimo aradufasha turicaye muri salo kugira ngo twumve ko atashye agateye ubwo umva n'imbeba yariri muri salo yahitaga yibwiriza tukisinziriza tugenda tukaryama tukisinziriza ngo ataza akanumva yuko twari tukiri maso bivuze ngo wa mugabo we cyangwa se wa mupapa we uzi ko ukorera ihohotera urugo rwawe ibyo urimo ukora bizakugaruka igihe gikwiriye nushaka uhinduke ukunda abana bawe utetesha abana bawe kuko nibo bazagutetesha mu gihe nk'iki nukuri reka nkubwire uyu munsi nubwo papa tumufasha tumurwaje tumushajisha ntabwo tubikorana umutima mwiza kuko hari n'igihe kaza turi abantu rega ntabwo turagera mu ijuru hari nk'igihe ubushize yandakaje yanze kunywa imiti
turamwinginga ngo anywe imiti arangagera ubwo yongeragwa muri koma kuko afite ikibazo cya diyabete, ni nayo mpamvu ubona yananutse kuriya. Yanga kunywa imiti, turamwinginga aratunanira, bigezeho umujinya maze kunyisha nambwa nakawe nushaka uyireke. We wigeze uyitugura cyangwa wigeze utuvuza? Nubundi se twebwe twigeze turwara tukabona byibuze unatujyana kwa muganga, ntushaka uyireke upfe. Ariko ndangije nsaba Imana imbabazi. Bivuze ngo rero please ukomeretse umwana nubwo azakwitura ibyiza, ariko byanze bikunze cya gikomere wamuteye ntago gipfa guhita gikira. Nuko ndiga nyine primaire ndayirangiza, ntangira segonderi. Noneho ngeze mu wa gatatu segonderi nibwo marume yazanye madamu arambwira ati rero njyewe ndi umugeni, ntabwo nje kurera abana, nkeneye kubyara abanjye nanjye. Ubwo marume nyine ahita dusaba ko buri mwana ajya iwabo kuko umugore we yaraje kubyara be, kandi kuko yaraje gutangira ubuzima ntabwo yari kwishingira imisure n'imirizo yayo. Ubwo twese byabaye ngombwa ko dusubira iwacu. Igihe rero nsubira muri rya hohoterwa nakorerwaga iwacu, subira muri za ntambara z'iwacu, nibwo nari ngeze kuba umwangavu, nibwo nari ntangiye kumera utubere, nari umwana ukeneye inama hafi aho, nari umwana ukeneye umubyeyi baganira. Marume na nyogokuru ni ukuri, reka mbabwize ukuri, marume na nyogokuru nari wa mukobwa wivira hariya mu cyumba niyambara ikariso yonyine, nkaza nkabasanga muri salo. Umva igihe nari ngezemo nabwo nari ntangiye kumera utubere, nta soni nagiraga zo kuza kwereka marume ngo dore nameze amabere. Namufataga as my best friend. Mukuri kwa nyogokuru nahabaye neza mu buzima bwose bubaho. Ubwo rero bamaze kudusezera dusubiye iwacu, bwa butese nari mfite burarangira, bya bindi nabonaga birahagarara, ntangira nanone gutotezwa, ntangira za nkoni. Bigera ubwo noneho papa rwose binanga burundu, aranyirukana mu rugo for good, aranyirukana. Ndagenda nyine, yewe anashyiraho itegeko ngo umuntu uzanyakira azajya Tanzania kumurogesha amahembe. Nagera ahantu hatereka data so yaravuze ngo uzakwakira. Ngaruka i Kigali ndaza ngeze kwa marume arambwira ati mwana wanjye mbabarira ujya ku ishuri uzajye wiga basi mu kiruhuko utaheyo, ariko hano ho rwose ibyo twavuganye murabyibuka, twaraganiriye bihagije, ariko nyamuha ngo ko ari ukugira ngo nige, ko ari ukugira ngo Imana ishyire mu ishuri neza nzabashe kwigisha abandi. Ubwo byabaye ngombwa yuko mva mu rugo ndagenda. Navuye ku Rusumo ari mu kwezi kwa mbere, ndagenda ibaze kuva ku Rusumo n'amaguru ndinda ngera i Kigali kuko inshuro nateze nazibara kuko nta n'amatike nabaga mfite. Nza gukora akazi k'ubuyaya, mbisubiramo, nza gukora akazi k'ubuyaya i Kanombe hano bita mu Kajagari, kandi uwo nakoreraga yari Masenge. Ntabwo yari Masenge giti kwa papa, ariko yari mubyara wa papa. Anzana mbeshya ko agiye kunshirisha muri farije nkiga, mageze ahita yirukana umukozi angira umukozi we. Ndakora, nkora ntahembwa, nkora ntashimwa. Saa 10 nabaga nabyutse mpetse Didi we mu mugongo, ndi mu gikoni ncanye imbabura, nshyushya amazi y'umugabo agomba koga ajya ku kazi, mesa nteka tututututu byose. Ubwo buzima nyine mbubamo, sinabuvuyemo neza, nabuvuyemo nabi, kuko iyo nza kubuvamo neza wenda nari kuhava mfite ahandi ngiye hazima, ariko nabuvuyemo nabi. Sinzi niba twacumbikira ngaho ko amasaha aramfashe tukazakomereza kuri ubu buzima. Ariko nyuma yaho ngaho, ubwo mu kwezi kwa 4 navuye iwacu, mu kwezi kwa mbere nibwo papa yanyirukanye. Nageze i Rwamagana kwa sogokuru mu kwezi kwa 3, urumva nagendaga ndaraho mbonye, hakabaho ndara kwibaraza. Hari n'umunsi naraye muri rigori, imvura irimo igwa, mbura ahantu nugama, ndagenda nicara munsi y'akararo gutya muri rigori. Umuvu wose ukajya utemba unyuraho, ari mu ijoro. Imvura ihise ndabyuka ndakomeza ndigendera, nagendaga mu muhanda nta bwoba mfite, nta bwoba bwa nijoro. Sinatinyaga ngo nahura n'inzoka, sinatinyaga ngo nahura n'ingwe. Ndibuka ikintu mama yambwiye njya kuva mu rugo, papa yanyirukanye, naraye ku baturanyi. Buracya mu gitondo mama aza kundeba, tujyana kwicara hejuru ku musozi haruguru yo mu rugo. Arambwira ati wambabariye ariya makosa yose arimo kugerekaho, ukayemera ukamusaba imbabazi. Mu buzima niba hari ikintu nanga umuntu umbeshyera, nanga umuntu unshinja ibyo ntakoze. Niyo nsanze umuntu uri mubeshyera undi, nawe ntago nshobora kumworohera, kuko niba hari ikintu nanga umuntu uhimba ikintu akagikubita aho ngaho.
ndambwira mama ntabyo nemeye mama ati none se ubu ndambwira mama nimbyemera aranyica kandi nawe arakwica rero ntabyo nemeye aho kugira ngo mbyemere birashoboka yuko twajya mu buyobozi bakishakira ibimenyetso cyangwa tukajya kwa muganga nta nubwo ari ibindi papa yanshinjaga papa yari yambeshye ngo yasanze ndyamanye n'abagabo 6 ntabwo nibaza ku myaka 17 nari mfite abagabo 6 nari ndyamanye nabo bari hehe ikindi cya kabiri se ko yaransanze mu rugo aho bagabo 6 nari ndyamanye nabo mu nzi wacu kwa data na mama arambwira ati mwana wanjye aho kugira ngo ujye kwangara wambara ukabyemera ni mama ko yadusanganye abo bagabo 6 twari turi kumwe nawe uhari ati rero ubu nkora iki mwana wanjye ni mama icyo ukora hari ijambo rimwe wambwiye warambwiye ngo nigiye uri mupfira na bene mama iryo jambo mama yarimbwiye 9/6 papa yamukubise aramuvunagura amushyira mu cyumba aramukingirana marume wundi mutoya w'umusirikare araza nge nawe twica urugi dukuramo mama nayije mbwira mama ni wambabari ukigira iwanyu ko barumuna banjye nzabarera ko nzabapfira mama arambwira ngo ya mwana wa ni wowe ndimo mpfira na bene nyoko umunsi uzabasha kumpfira nzahaguruka ubwo munsi nahise mbyibutsa mama nambwira ni mama ubwo urumva twari tugeze mu 2003 iryo jambo mama yarimbwiye 9/6 nambwira mama uribuka ijambo wambwiye turi kumwe na mujyomba gatera warambwiye ngo umunsi nzaba mbasha kugupfira uzahaguruka subira mu rugo ugenda upfire barumuna banjye ngewe ndeka ngende niba koko data ari mukuri kuki yanze ko munjyana kwa muganga none uretse nabo 6 mukareba ko numwe muzi mama atese ninkujyana ngiye nyine ntari bubyemere kandi nawe ntari bwemere ko tukujyana twese ese nkora iki mwana wanjye ndamubwira mama byihorere icyo gihe cyo nari mpanganya nacyo ni destiny niyo yandwanyaga nta kindi sinzi destiny mu kinyarwanda ni iki mu kinyarwanda sinzi ukuntu nabyita navuga se ngo ni umuhamagaro tugenekereje mu kinyarwanda ni nk'umuhamagaro sibyo ni umuhamagaro wanjye wandwanyaga ndagenda njya kwa data wacu ndabibabwira ba data wacu bose barambwira none se Eliane bo papa mukuru mwaramubonye muri ya video y'ubukwe bwa musaza wanjye uriya niwe mubyeyi wamfashe arambwira ati mwana wanjye icara ariko nawe icyo gihe ntabwo yahise njyana kwa muganga ubwo navuye iwacu ndagenda njya kwa badata wacu bose ntihagira n'umugi cyamfasha bose batinyaga papa nukuri papa umuryango wose abatura no nta nubwo ari abaturanye gusa n'abayobozi uziko abantu bajyaga guhamagara abayobozi papa arimo gukubita mama agiye kumwica abayobozi bakumva ngo ni kwa Ndere agatanga ngo ngo reka ntibahagere nuko mva mu rugo nyine ndagenda mbaho mayiwobo gutyo aho ngeze nkararaho aho ngeze ngacumbikaho biza kugera igihe naho kwa sogokuru sinari impazi gusa sogokuru we nari imuzi nza gutega taxi mvuye ahantu bita i Remera ya Kibungo nari navuye ikabare n'amaguru ngera i Remera noneho haza taxi ndayihagarika numva guturenge twahiye irahagarara njyamo tugeze Kabaronda abantu bavamo tugeze Kayonza abandi bavamo noneho uwo mugabo shoferi amaze atari ko se wa mwana we ko nawe baye 12:00 abantu bose kaba bashizemo mu modoka twe tukaba tugarukirirwa magana wowe uragarukiriye ntago mpazi ntabwo uhazi ni ntabwo mpazi none se ko twe tugarukirirwa magana urajye konva leta avuga ngo ubusaba ngabo urabona atari zanda yazirirwa zishaka aho zirara amarira ahise amanuka mpita nibuka icyo napfuye na data mpita nibuka ikinyoma yampimbiye nahise ndira ndamugani konva ni nta kibazo rero nushaka kugenda ndarane ntina data yanshinje 6 ntazi n'umwe shoferi ahita aparika ku ruhande arahindukira ngo ni wowe mwana wo ku rusozi numvise avuga ngo waryamanye n'abagabo 6 ndamuganigewe none se byarabaye ndamugani shoferi ni mu kanwa byarabaye ariko muri pratique nta byabaye ati yo none se ikibazo wa mwana we sinakujyana iwanjye madamu yagira ngo uri indaya yanjye nta ufite nagucumbikisha basi se hari umuntu uzi mu bice bya Rwamagana cyangwa za Kayonza ndamuganira Rwamagana habayo basogokuru ariko simbazi atese ati bitwa abandi ndamugamwe yitwa muzehe Idrissa Karisa wacitse ukuguru ati muzehe Idrissa ni sogokuru wawe ndamugayego
ati base mafafara nyine avuga abasogokuru bose avuga abatante turabazi nindabazi atoke ati humura ntacyo kibaye ati muzehe Idrissa iyi perime mfite niwe wayimpesheje n'imodoka ya mbere nakoze gena ari umukozi wo mu rugo angira convoyeur wa minibus ze birangira mpesheje perime uyu munsi ndi umushoferi mfite urugo rwanjye nditunze ati rero humura uri mushiki wanjye ntacyo kibaye bwahise njyana nyine kwa muzehe Kalisa hari insinda asigayo kwa sogokuru bambonye barishima ariko muzehe Kalisa ari muri Kongo adahari mama Mariamu yararwaye ameze nabi bahita banjyana kwa muzehe Mafafara hepfo hateganye n'igishari bitanjyaho kwa sogokuru noneho wayangirwa tante yaje kunkurayo yaje babeshya ngo ntwaye i Kigali kujya kunshirisha muri farije kuko abo basogokuru bamwe babaga mu Rwanda mbere ya jenoside bo bacitse ku icumu ayiza babeshya ngo azanyandikisha mu izina rya tante Chantal wapfuye muri jenoside ngo noneho farije ndihire naho kumbe yagira ngo ntwara ajye kungira umukozi we nubwo buryo yanzanyemo ndagenda nyine njya kubiwe njya gukora akazi ke ko mu rugo finally ubwo nagezeyo mu mpera z'ukwezi kwa gatatu 2004 mu kwezi kwa kane nibwo nagize ikibazo cyo gufatwa ku ngufu kandi mfatirwa mu nzi we mu cyumba kwa Masenge hari n'umugabo we aribo bantanze fatirwayo ndakomereka bwa kangahe niyo mpamvu njya mbabwira ngo mu buzima bwanjye nari nzi ko nta mugabo mwiza ubaho ku isi narokotse umuhoro wa sogokuru narokotse amashumu menshi ya sogokuru narokotse aya data narokotse ibintu byinshi noneho ngeze naho nari nzi ko ari kwa Masenge umuntu wakabaye ari we umproteja abari wungurisha mfatwa ku ngufu arancuruza mu nzi we arara mu cyumba cye amereza undi mugabo nawe arandarana mu cyumba cye nubwa mbere iki kintu nyivuze noneho kuko abantu benshi bakunda kumbaza dusobanurire none se byarangiye gute nuko byagenze nuko uyu munsi Masenge aracyahari ari hara ku murindi ariko it's okay niba yarasabye Imana imbabazi simbizi jyewe ntazo yansabye n'umugabo we ntazo yigeze ansaba n'uwo bari banshingiye ku ngufu ntazo yigeze ansaba niba barazisabye Imana simbizi ariko icyo shima Imana nuko Imana yarokoye ubugingo bwanjye uyu munsi nkaba nkiriho ikabara namahaye n'umugabo w'impoza amarira unyomora ibikomere byose nagiriye imbere y'abandi bagabo ari uwambwiye n'abari uwankubise ari uwantoteje ari uwamfashe ku ngufu wagize gute bose Imana yampaye umugabo ubanyibagiza impa marayika murinzi njya nkunda kumubwira iyo batanze ibikombe iyo batanze ibihembo bya ba marayika murinzi nanjye bitamugani nawe uri marayika murinzi wanjye kuko niwe wanyomoye numvaga ko ngiye kubaho mpanganye uko mama yabayeho ariko ngiye kubaho uko nahuye nuriya wamfasha ariko ngiye kubaho ariko nshima Imana ko nabonye umugabo mwiza umpoza amarira unyibagiza ububi bw'abagabo bandi unanyereka ko mu bihumbi magana hari ibihumbi 7 bitarapfukamira bayari barahari abagabo beza barahari abagabo b'Imana bakorera Imana bakunda Imana bubaha Imana kurusha uko bubaha abantu reka dusubikira ahangaha nari nanze kugacamo kuko kari gusigara gateje urujijo aho wenda ubutaha tuzahera ku buryo nashatse n'uburyo uyu munsi naho urugo rwacu rwatangiriye naho rugeze uyu munsi ariko ubuzima bwanjye bwo mu bwana nubwo ngubwo nakijijwe nyuma yo gushaka ntago nakijijwe mbere nubwo mbere nasengaga nyine numva narasengaga nahura n'ibyo bigeragezo ngahita numva ko n'Imana itabaho ni nayo mpamvu no gusenga byageragaho bikananira nka nk'urumogi kugira ngo n'ubwenge nibagirwe uzi ko ntabwo nigeze numva ko kunywa urumogi byari icyaha oya numvaga ko ari ibisanzwe nabaga nzi ko nyine ari ikintu kinyibagiza ibibazo mfite muri jewe gukina karate sinagiye karate yo nayigiyemo kugira ngo ngire menye ahantu nakubita umuntu agapfa kuko target yanjye yari yo kuzica papa ubundi kutica papa byatewe na mama uyu mubyeyi muri hano njya mbura uko mu definisa nigeze no gufata umuti w'imbeba nkushyira mu biryo bya papa ngo abirya apfe mama aje yumvura nuka ahita afata bya biryo ariruka nkabimena muri toilette no munsi akora ishoboka byose akora amasuku kugira ngo papa ataza kuwumva ni byinshi nagiye nkora nshaka kwica papa ariko mama akamurengera niyo nzira yanjye yo mu bwana ariko uyu munsi ndi umukobwa ushima Imana ndi umugore ushima Imana kandi uri proud yo kuba mother
uri proud yo kurera abandi bana. Ni nayo mpamvu njya nkunda kugira ikintu cyo kwita ku mwana ubabaye cyangwa se ku mwana wanzwe n'imiryango, kuko hari igihe usanga imiryango imwangira ari umuhamagaro umurimo, nk'uko nanjye banyangaga kubera umuhamagaro ndimo. Nkarwana ishyaka ryo kurwana n'abo bana ngo batajugunywa bakaba bagwa mu byo jewe nagiye ngwamo. Nkabarwanirira ishyaka kugira ngo ndebe ko bazavamo abakobwa bazima, bazavamo abahungu bazima, nazabashingira nk'uko nshaka kuzashingira abandi. Ngayo ngoko ndenzaho Yesu abaho umugisha. Biragoye cyane bakunzi ba ZOOM TV24. Mwamubonye ni umudamu ushima Imana. Umudamu niyo nagira Eliane, afite ubuhamya bukomeye cyane nk'uko mubwiboneye, ariko icyiza ni uko arangiza avuga ngo ndashima Imana kuko yangiriye neza, Imana yamugiriye neza, kandi koko biranagaragara no mu buhamya muzabibona byisumbuyeho mu buhamya mu gice cya kabiri tuzakora mu minsi iri imbere. Bakunzi ba ZOOM TV24, kuko yabitubwiye ko ari umukozi w'Imana, ni evangeliste, abifatanya no gucuruza ibintu bikomeye cyane, ibintu bihenze, ni made in Rwanda. Ntago twasoza gutya ataturagije Imana, ntago twasoza n'abakunzi ba ZOOM TV atabaragije Imana. Reka tumusabe aturagize Imana hanyuma dutandukane. Murakoze cyane. Mbere yuko mbaragize Imana ndabanza gukangurira urubyiruko, ababyeyi, mbese umuntu wese uzareba iki kiganiro, yuko niba ufite abana urera, baba bo wibyariye waba butabyaye, menya ko uwo mwana utazi icyejo azaba cyo. Njya nkunda kwibuka ijambo nyogokuru yajyaga abwira mama wacu wandwanyaga cyane, avuga ati uwangaga kura yica umutavu, kandi uwima umutware yima umwana. Rero wa mubyeyi we, uwo mwana urimo kwiba ntabwo ejo azaba iki. Wa mugore we, uwo mwana urimo ujugunya cyangwa iyo nda urimo ukuramo ntabwo uzi icyari kuzayivamo. Wa miryango we, cyane cyane mbwira imiryango ifata abana b'imfubyi ikabafata nk'ibikoropesho, nka rakerete, nk'itorosho, nk'itapi yo mu muryango, ntabwo uzi uwo mwana azaba iki. Ejo ushobora kuzasanga ari we meya ujya kwaka ibyangombwa, ejo ushobora kuzasanga ari we perezida w'igihugu, ejo ushobora kuzasanga ari minisitiri, ejo ushobora kuzasanga ari we dogiteri uzagutera urushinge cyangwa akagutera serumu igihe warembye, ejo ushobora gusanga ari uzakugaburira ugeze mu mage. Nababwira ngo nshuti banyarwanda, muhindure imitima, mugire urukundo, mugire impuhwe, kandi wumve ko umuntu uva amaraso atukura asa nawe, nubwo yaba igikara cyangwa inzobe, yaba muremure cyangwa mugufi, asa nawe. Please banyarwanda, mureke duhindukire, tugire umutima w'urukundo, dukorere Imana. Aha niho nakuye cya kigisho cyitwa ngo urugo ni iki. Urugo ni kampani y'Imana. Urugo ni kampani Imana yatangije kugira ngo yungukiremo, tubyara abana tubarere, dufate imiryango tuyifashe, tuyigishe gusenga, tuyigishe kuba umwe, tuyigishe gukundana, noti gufata abantu ngo tubice, noti gufata umuntu ngo umugire itapi yawe, umugire rakerete yawe, umugire ikintu ntazi icyo ari cyo. Oya, nimureke duhinduke, tugire urukundo, nibwo tuzubaka igihugu cy'umugisha, nibwo tuzubaka isi ikaba nziza, dusiga isi ari nziza kurusha uko twayisanze. Mana y'agakiza kacu, Mana ikomeye, Mana igira neza, nongeye kugushima no kuguhimbaza, nongeye kukuzamura amashimwe n'icyubahiro. Uri uwera, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye. Data, ngushimiye urugendo wanyujijemo, ngushimiye inzira naciyemo. Iyo naza kunyuzwa mu ruganda rwawe sinari kuzavamo ndi zahabu nziza wishimira. Iyo naza kwemera kujya mu ifuru ntabwo nari kuzaba zahabu nziza wiratana. Iyo naza kugeragezwa bigeze hariya ntabwo nari kuzavamo isabune ibasha kumesa abandi. Iyo ntaza gucishwa mu mashini yawe ngo nshishwe mu kayunguruzo, ntabwo uyu munsi nakuba ndi umubyeyi ubereye u Rwanda, ntabwo uyu munsi nakuba ndi umubyeyi ubereye igihugu, ntabwo uyu munsi nakuba ndi umubyeyi utanga inama zubaka, ntabwo nari kuba ndi umubyeyi ubasha kugirira impuhwe abababaye n'abanezerewe. Uwiteka rero Nyiringabo Imana, ndagushima ku byo wanshishijemo, ndagushimira ku bw'umuhamagaro wampaye, ndagushimira ku bw'imirimo ikomeye ukomeje kunkoresha, ndagushimira ku bw'ibikombe n'ibihembo nkomeje kubona. Ntabwo ari ibyanjye ahubwo ni ibyawe Mana, kuko jye ntacyo nakwishoboza, ni wowe wenyine ushobora byose. Ndagushimira ku bwa mama, hari igihe akabaye yarapfuye atanangejeje ahangaha.
ndagushimira data no ku bwa data, kuko iyo utaza kumugira uwo yari we ntabwo nari kuzabondi wagiye uyu munsi. Ndagushima ko nawe wamuremye kuriya. Ndagushimira yuko igihe cyageze ugakura Abisirayeli kwa Farawo mu buretwa, ariko mbere ko bakura banje gufunga umutwe wa Farawo arabanza arabatesa cyane. Nanjye rero ndagushimiye ko wemeye ko ntotezwa, wemeye ko mbabazwa, kugira ngo igihe gikwiriye nzabona abandi bababaye mbababarire, mbagirire impuhwe, mbafashe, mbahoze, mbateteshe, kubera yuko ari cyo wampamagariye. Ndagushimira ko izina ry'ububyeyi wampaye, ndagushimiye Nyiringabo Imana, abana b'umugisha wampaye, abana ndera b'umugisha, kandi ndagushimira ko ukomeje kuma gushyingira. Ni ukuri Imana, hari benshi barera ariko gushyingira ntibibakundire, ariko genda gushimira ko urugo rwanjye buri wese avuga ngo umwana ugeze iwanjye ahita ashyingirwa. Ni umugisha, nuko hari icyiza aba yabonye mu rugo, hari icyiza aba yabonye mu gushaka. Ndasaba ngo databuja ukureho ikintu cyitwa divorce muri iki gihe mu ngo, wirukane divorce zimeze nabi, wirukane kwicana kumeze nabi, wirukane amakimbirane ari mu miryango. Uwiteka utanga agakiza kandi gakwiriye. Ndakunyize kugira ngo uheshe icyubahiro nk'Imana, ubwami bwawe buze, ibyo ushima n'ibyo ushaka bikorwe muri twebwe, bikorwe mu rubyiruko, bikorwe mu bangavu, bikorwe mu ngimbi, bikorwe mu babyeyi, bikorwe ahantu hose databuja wishimira. Ngaho izina ryawe nirushaho kubahwa data, kandi urushaho kudukoresha uko bikwiriye, urushaho kutwambika inkweto z'ubutumwa bwawe, utwambika umukandara wo kwihangana, utwambika ingofero yo kudukingira ibishaka kutumena umutwe. Uwiteka Nyiringabo Imana, duhe inkoni dukomeza, tuzicumba igihe tugeze ahazamuka. Ndakwinginze kugira ngo dukoze ikara ryaka ku munwa, kandi urushaho kwagura imbibe zacu, urushaho kutwagurira amahanga, urushaho Nyiringabo Imana kumenyekanisha ubu butumwa, kugira ngo tubashe guhindura isi, tuzayisiga uko tutayisanze. Twasanze ari mbi, tuzayisiga ari nziza. Uwiteka urakoze kuko uri Imana, kandi urakoze kuko ubikoreye kwesha icyubahiro. Ni ukuri ha umugisha iyi TV, umugisha abanyamakuru bayo, agura imbago zayo, ivuga butumwa ryayo rigere kure, kandi Uwiteka Nyiringabo urushaho kutwitaho muri byose mu izina rya Yesu, amen. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.